Evode Arsenal ikina bikonyezita isezera ikipe Sporting. Ku bantu bitegereje kwanza tifo cyangwa iriya pancarte abafana bajye bashyira muri stade cyane babonye amagambo avuga ngo history in reigns cyangwa amateka turi kuyareba imbere yacu cyane. Iki ni igice cya sezoje nibwo twari turi kuvuga Frank tuvuga ngo uko watsinda kose fa kuba wabonye resulta zikugeza aho ugomba kugera. Ntago ari match nyinshi za kimwe cya kane kimwe cya kabiri iyo Ligue des Champions igeze nk'ahangaha tubona taye ebyiri ari igitego kimwe gitandukanyije mbega ari igitego kimwe gusa kinjiye mu izamu ry'inde equipe ndakeka byayirukanka 2020 Man City ari ikipe igeze kwerimina kuri kimwe ku busa kuri 1-0 muri taye ebyiri ariko ntago ari kenshi biba. Ikintu nabonye kuri equipe ya Arsenal cya mbere Arsenal yari zikishaka muri no game ya nimugoroba byonyine bari bagiye gukina na equipe nko mu mikino nk'icumi iherutse. Sporting ni equipe yatsindaga ibona igitego byibura cyawe imeze neza uretse match ya Arsenal yonyine batsinzwe mu kimwe ku busa. Izindi match zose Sporting Club de Lisbonne yari equipe byibura ku mukino yenjeze igitego. Nujya kureba muri match ya mbere gobonaga yuko Sporting n'ubundi byarashobokaga cyane yuko nayo yari kubona igitego cyane yakibonye cyane. So Arsenal yari izakoze difference yari bizi neza ni Sporting Club de Lisbonne ifite abasore bakubaganije twari turi kubavugaho turi kuvuga uyu mwataka Suarez bitego 20 ngira ngo 20 na assist 22 na assist 15 cyane muri championnat wabo muri ziriga kufite 5 na assist 3 cyane. Turi kuvuga Jenny Gatano isaha ya guteza ibibazo uyu mwana Francisco Trincao nta hana atakina cyane muri Premier League yinyuzemo muri kipe yumva. Noneho nujya nanone kureba bari barekipende Gadi none ndi kubwira ni mugoroba hari umwana wari wambaye nimero 7 bayita Giovanni Kwenda Sporting Club de Lisbonne. Umwana wa Kwenda Ruben muri mugeze kumushaka ariyo Kwenda ari mu ikipe ya Mani. Yego uriya Kwenda ni uzasimbura Pedro Neto umwaka utaha muri Chelsea kuko muri no sama ndi muri cyane oya yamaze kumugura bikumva muri no sama Pedro Neto ari buze kugenda bivugwa yuko Kwenda ni uzaza gufatira mu ngata Pedro Neto yagiye ni umusore nawe isaha waguteza ibibazo. Bisobanuye ngo Arsenal yari iri gukina na equipe ibizi neza yuko kuba yazamura ikigero cyayi ikaba yagutsinda igitego kimwe kandi harimo difference y'igitego kimwe. Murabyibuka ejo narindi kuvuga ngo bigeze ku minota 70 Sporting kaba yakiramo igitego kimwe game yahinduka burundu afira yahitugoma amazi bose. Ikindi cya kabiri iyi na Arsenal yakinaga mu mutwe wayo ko wagerageza kubyirinda kose irabizi ko ifite Man City yego ku muso ku cyumweru cyane kubera yuko no mu cyo nitangaza makuru ntago gicyo ntago yagikwepa rwose waza kukibazo ntago uri buze kugikwepa cyane. Bisobanuye ngo ngewe ndi Declan Rice ndabizi neza yuko nishyiramo akaguru nzaba nkenewe by'umwihariko ku cyumweru ariko ninza gukina defensive game isaba iribuze kuma gukomeza nta kintu bitwaye ikintu nirinda no kwinjizwa. Icyari gisigaye cyari kwibaza ngo ese ko twakwirinda kwinjizwa none twebwe turinjiza gute. Bashyiramo umusore Ebercheze wabasha kugumana baro ashyiramo Martinelli Beta Danikai ashyiramo umuntu bita Martinelli. Sinzi niba twabonye action nyinshi cyane za Martinelli yagarutse ku defend hari nk'igitego muri mita ya kabiri mukino yari contre attaque Sporting ku mupira wari uzamukanywe na Ebercheze bagiye gutsinda igitego kuko bagiye gutera kona ikipe ya Arsenal irapfuba batera contre attaque yagawe na Martinelli neza yamucika cyane igitego cyane yari wana naraye kandi sinzi ko byari gupfa kuro. Martinelli yari afite work ebyiri iyo gufasha defensively no kuvuga ngo birashoboka cyane umuvuduko ufite cyane. Ikindi bavuga ngo Arteta yabaza aravuga ngo birashoboka cyane ko Sporting aya makipe nagagitinya iyi Sporting ishobora kuza mu minota imwe n'imwe ikaba yanacurika ikibuga ikatwataka byanyabyo. Martinelli buze kuba hari ikosa ritoya ryo kumanura bose Martinelli pesi uri buze kwitudehereza lead. So Arsenal nge nitaye ku by'abantu bavuga ni nacyo ngiye kuvuga cyo rugiye uri kubera yuko nge rwose ibyo uvuga turabyemeranya. Resulta niyo ya mbere yari perfect cyane. Nahoze mbona n'abakunzi bayo bamwe na bamwe ati rwose
icyo kwishimira kirahari, resultat yabonetse kuko ikipe ne yonyine muri ana makipe ane tuvuga ko yonyine muri semi finals itaratsinga umukino muri Champions League cyane, uri kumva Iran beaten ni nabwo yanganye, sibwo yanganya oya ndumva yigeze kunganya igora ahubwo yaranganyije match ebyiri ni yazitsinze za 1-8 Leverkusen yaranganyije yanganyije rero match ngo nubwa kabiri yanganyije nubwa kabiri nganyije cyane, uri kumva uyu munsi wa none kintu tumaze n'undi dusobanura ahangaha impungenge zishingiye ku bareba ikipe ya Arsenal uyu munsi wa none aho kugira ngo zikomeze kugenda zigabanuka ku bareba match cyangwa se ku bareba umukino ahubwo ziriyongera umunsi ku iyi timu iri gusafuringa no ku mugoroba washize reka mvuge nti uko bisa kose umupira w'amaguru ngenera ko factor chance irakora cyane Sporting ntago amahirwe ku ruhande rwa ku munota cyane ku munota wa nyuma neza cyane abantu umutima waruvuyemo ibintu byari byakomeye nkwibaza nise ibi bintu biraza gukurukana ryari kubera yuko sinzi kubareje umukino hari nka image nk'eshatu cyane zagaragaye nka Declan Rice yifata mu mugongo yicara hasi aryama cyane bigaragaza icyo cy'umunani n'uburwayi afite ntabwo cyakemuka undi yaje kuri match risk yego yo kuvuga ati byo tuzaza kubona qualification yo muri Champions League tuzaza ko bidukomerana cyane nje nkibaza ngo ko tugezaho nyine ahubwo dukeneye performance iri hejuru cyane y'ikipe mu ngamba za nyuma za sezo ibi bintu biraza kurastinga na ryari kari ikibazo gikomeye cyane uzise fra buri Arsenal tugiye kwemeranya twakwemeranya yuko nubwo ari ekipe nini ariko Swadep yifite muri defense kurusha ahantu hose sibyo niyo mpamvu uyu munsi Mosquera yaje amakosa defensive yari amaze iminsi aba arayakosora paraporo ya Ben White ndetse na Arsenal ishyiramo Hinkapi akaza ukabona hari improvement runaka kuba ko nyine iyo Swad irahari ariko nagira ngo tugende twitegereze ninde muntu uri ku rwego rwa Declan Rice muri Arsenal nawe bibuze kumubura meme niyo Mikel Merino yaba hari sinyeka yuko twamushyira no kuri level byibura yagwa 7 ku 10 by'ibyo Declan Rice aguhereza bisobanuye ngo ufite umukinnyi umwe upushinze imikino 50 muri sezo ari we nkingi ya mwamba haba mu buryo bwo kwataka haba mu buryo bwo kudefanda icya kabiri n'abantu bavugaga Christian Norgard ngo nabona iminota nkeka ko iminota yabonye yaberetse yuko impamvu Arteta atamukinisha atari ku rwego rwa Arsenal Norgard imikino yose yasimbuye umuntu bita Zubimendi ntago ari mwiza wa Premier League ariko Norgard niba ari imyaka niba ari benshi ubona nyine ritme ya Arsenal n'ubundi Norgard ntago ayiriho ariko nayo ngira ko yakaba izamurwa Evo izamurirwa heza nuko ngo erega ni confiance uzimpamvu bigoye se buri match yose Arsenal gukina ni must win game yego ndabyemera aho hantu rero iyo bimeze gutyo nta hantu ho kuzamura urwego hahari ariko nyine biba byarakozwe before yego icyo ndacyemera kuko mbere yari kubikora kandi bigakunda Sezitari yagera hano kuko ari na match Arsenal wabonaga yatsinze ndi kuvuga nk'imikino 10 kujya kuri 25 ya mbere ya sezo Arsenal yatsindaga karepe ubona inakomvenka ubona Arsenal yanakinnye handi twavugaga ngo iyi Bayani ikina neza ariko ntago umukino wayo wajya mu Arsenal ngo bikonde sibyo bisobanuye ngo icyo gihe yari kuba yaramuhaye umwanya ariko akakanya muri iyi mikino isigaye 8 ya championnat wenda ariko mvigwe guhera kuri 30 kugenda guhera muri kimwe cy'umunani cya Champions League kugenda aho hantu confiance utahaye umuntu mbere kugira ngo imuhereze icyo gihe biramutse bibaye backfire ni ikibazo nyine nibyo nyine mubwira ni nyine nesheke ni ikibazo muri coaching cya Arteta kubera yuko umuntu udakoresha umunsi wa none udashyira mu byizerwa by'uko hari aho wazagira ukamukenera ntukibeshye yuko rugira aho ngaho umukeneye azaba ready kuza gutanga ibyo umushakaho cyane kuko ikintu twemeranya yatinze guhereza Norgard platform reka myete platform cyane pe yatinze kuyimuhereza kugeza aho ubungu bamukeneye ariko kuyimuhereza iki gihe byaba kuko ari nk'amashu za Premier League nyinshi
ziba zinasaba nyine n'uwo mwuka n'izo mbaraga na Zubimendi kenshi zimwe na rimwe ari nk'amace nk'nyine nazo gweze za Zubimendi yatanze muri Premier League cyane kandi attention uyu nguyu kumbaga tuzi nta mudano nzi neza wigeze unanirwa Premier League nta numwe biragoye nta numwe ni wabo babaza ko bateye ku mbaraga zabo n'umwuka bafite n'igihagararo cyane Premier League ni kintu ashobora kandi cyane nkibaza ni se ubundi ko nimbundi waramuzanye wamuzanye kutaza gufasha cyo ni ikibazo ubundi Arteta akagombye kuba yaratangiye kubazwa kera ariko kikaba kiri kuza nyine mu gihe ubu ngubu nta gisubizo yakibonera ni ikibazo twumva murabyibuka uyu Eberecheze wasubiye inyuma nkeka ko nabyo byaturutse kuri Arteta no guhindagurika bya buri munsi urabyibuka cyane twumva hari imikino nk'itatu ya mbere ndabyibuka kuva kuri match ya Spurs hakaza match ya Bayern Munich match ya Atletico Madrid muri Champions League nindi mazina nayo kwibuka neza Eze yari umwe mu top ba Arsenal bayihetse cyane kapitani aragaruka adropinga Eze bijye kutamudropinga wenda ngo ni muri 11 kumudropinga mu bakinyi bakoreshwa complete cyane byagezeho Arsenal yaba yicaye kuri bande touche hariya kuri bench ukazajya ubona bari gushyira kamera kuri Eze cyane umaze imikino nk'iyo cyose cyangwa ine atanabona n'iminota n'icumi ya nyuma cyane ikintu gihari confiance yiribuze icyizere cye kiribuze kumanuka kijya hasi pe si nibyo gusa na ya chemistry yaramaze kubakana n'abakinnyi ba Arsenal hagati iribuze gusubira hasi kugeza Eze uyu munsi urabona nyine ari deburi ariko ntagareze uri well branded muri equipe ya Arsenal nge kubwanjye Arsenal gukina nabi kwayo muri ino mikino ya nyuma biri guturuka mu kudahuza umukino kubera yuko abantu bakagombye kuba bahuza umukino abenshi bafite fatigue abandi ntago bigeze baba integre muri equipe igihe cyanyacyo ndi kuvuga uyu Christian Orgard reba uyu mwana batangiye gushyira mu minota ingana kunguku Max Doman cyane ni umukinnyi mwiza pe ariko nge nago nashyigiye gufata umwana w'imyaka 16 ngo uvuge ngo uri buze kumwikoreza umuzigo wo gushaka igitego muri Arsenal kandi reka nkubwize ukuri yabigwa match we kunabikora kabiri reka nkubwize ukuri Bukayo Saka nataza vuba ndi kubona Max Doman bamwongerera iminota ni cyane kuko niko kuri pe nuvango ayande mahita Arteta we niyo kuri guhari kuko nk'uyu munsi wa none kuko turamuzi ni umuntu remplacement za Mikel niwe mutoza ngira ngo we bazanihurira na Simeone urukumva abo babiri nshobora kwanza neza ko remplacement zabo bazizwi neza cyane ku minota 60 Martinez byakorana na Trossard mvanemo Madueke haze Saka cyangwa Max Doman mvanemo ezazemo Odegaard Simeone ndavana umuhungu wanjye nzane Alex Baena nuko biteye nuko bima bimeze biragora ku ikipe imeze gutyo iyo udafite nyine bari kuri level niho nyine usanga n'usubiza mu mukino byabaye bikeye kwina ababigweza n'abakinnyi wize mu bushobozi bwabo nibaza kugwakawo imbaraga zikabura ikipe yaza guhitirwa negwa kawo complete niyo mpamvu umuntu wa mbere na mbere ugomba gushinjwa amakosa y'ibyo byose before kublaming abakinnyi ni the boss uri hari niwe wa mbere ndagira ngo mugende mwitegereze ejo bundi babajije Pep Guardiola ngo se ni irihe banga ukoresha kugira ngo mu kwezi kwa kane uhita uhindura ibitereko bya Man City ko biba bimeze kose City za ikipe ikanganye arangije Pep nyine nitangazamakuru asigaye ameze nk'abana nkuganiriza abana be muri salo avuga ati izuba ti Manchester bari kuva izuba tikrimi bimeze neza ariko nujya kuri Pep Guardiola iki gihe abakinnyi be nibwo bakoresha muri kwa minsi ishize twatiri kwango yicaza Ryan Sherky cyane nese ubwo yakongera kujya kuri bench ntibibaho biragoye ari kumukinisha week in week out twabonye akinisha uyu musore yari yaguze Antoine Semenyo tukaza twiramanta mukinisha gute uyu nguyu Semenyo ubu ngo ari gukina ku ruhande hasanzwe cyane umwanya abanyagomba gutanga umusaruro umwanya agomba gutanga umusaruro niwo mwanya ari kumushyiramo cyane twararigaraga tukavuga ngo ese kubera iki afata Rodri akamukinisha Ron midfield akakanya ari kumwegereza undi muntu Man City mu kwezi kwa kane nta kusanire na rimwe riba rihari ikindi nujya kureba amarotasiyo yaragiye akora mu kibuga hari imikino twabuze Doku cyane myinshi cyane bijyanye uko nayo yaranavunitse aragaruka ko ntigeze amwihutira hari nindi twamubonye
hari imikino Savinho nk'ibiri cyangwa itatu yakiniye yikurikiranya ntibizadutungure tubona Foden mu kibuga mu mikino nk'itatu ya nyuma cyangwa ine ya nyuma tukabona Foden mu kibuga yagarutse mbere ya match ya Madrid nubwo no ku match ya Madrid nago match banza ahubwo mukizemo witwa Savinho ariko Premier League yamaze imikino nk'ibiri yose akina yego twibaza impamvu akina Arsenal ngiye ikibazo ifite gikomeye ntago ari kenshi twigeze tubona equipe ya Arsenal uretse n'iyi ngiyi na Arsenal kuva natangira kuyibona ejo nibwo nandi kwaza umuntu uti tuvugishije ukuri wa fan ya Arsenal iki arambwira ngo Arsenal niyo kipe nakuze mbona ikina neza ti ku rwego Arsenal yakinye na Barcelona tujya kuyireba bambwira ngo iyi Barcelona ngo ni ikipe ikanganye araza wenga yitera umupira Barcelona iribura ni gake twabonye Arsenal game ebyiri inanirwa gucreate uburyo bwa byari igitego bwuzuye cyane zikurikiranya na Arsenal nyeka nago twaheruka kubona Arsenal itera shot rimwe rigana mu izamu Frank yego uretse wenda ukuyeho ikindi wakongeraho ya poto ya Trossard y'umutwe yateye cyane ariko ishoti rigana mu izamu rya Arsenal rya rimwe ngi kibazo kinini kuri Arsenal nkibona mu buryo bwo guhuza umukino mu buryo bwo kubaka umukino kurusha ikindi kintu cyari cyo cyose biragoye reka kapiteni wabo Martin Odegaard nginemeka yuko ari none matero y'umukino w'ikipe ya Arsenal kuba tabyemeye nyine wa muyisinzi umunsi wona barabibona ushaka kuvuga utuwe ni yarimo wenda kuba clinical wenda ari imbere paraporo wenda ni wenda arimo kai cyangwa se Berechez wenda percentage yo gutsinda igitego risa nkaho gano kwenda kurenza uko Odegaard ari mu kibuga ariko attention ikintu bita kwanima gukinisha abagenzi be abyumva neza kurenza abandi bose cyane maybe ko ino minsi iri imbere niba mugabona basaka bagose na bakarafie na ba Jean Timba wenda hari bizakosoka nawo wundi mugihe byakomeza gutya ikizere cyo kujya gutsinda imikino byo biragoranye cyane bundi ibindi byose ntagende wenda kure draw kwa Man City wenda draw iya draw aho no bintu hano muri position nzize kuko n'umundi draw se reka ndebe satandatu arimo natana evode nabya draw mukarira natandatu asane ngo draw n'ubundi nukuvuga ngo oya ne ariko draw ni atandatu uyu munsi wa none sibyo Arsenal ifite amanota 70 kuri 68 ya Man City aho ni muri Premier League urukumva ni amanota ngahe atandatu ego City iziganye umukino uri ku ruhande sibyo ego nemera ko icyangwa ntago ari amanota baragikinira nacyo ego sibyo ariko nabo wenje ko ari avantage ku rundi ruhande we na avantage kandi cyane sibyo bivuze yuko nanone mu gihe cyose yakwitsindira ya avantage yiwe yamuhereza ngufi yuko naramutse gutsinda nundi stili yakujya imbere aramutse mutsinze yego ariko atamutsinze atatu yaguma ndi ukubwira ni rero sasa karakteri mu wina y'umutsinze ntago uyu munsi iyo mugeze muri bati imeze gutya yuko mbyeme nuko mbyumva ni nayo magambo nemera yuko natsiri nawe yakoresha ku mugoroba washize yavuze ngo if you are ready to win genda ara nk'umushaka gutsinda match utsinda mugenze muhanganye utwara 3 ayasige atwara ubusa ugenda ukomeza urugendo no ikintu cyitwa kudrawinga yego n'igenda byemera atakaje nawe uratakaje abiri ariko attention kandi wowe bisobanuye ngo anatsinze imikino ye nawe gatsinda yawe hasigara amatatu yego ndabyemera ariko urari ikintu cyitwa kuboostinga morale kongera gukora ku mbaraga zatuma n'ibisigaye byose bimaximiza ku rwego rwiza no gushakaho ikintu cyo gutsinda umuhanganye ikintu cyo kwininga bato hahanda no savuga ati byivuza hanga birasa nk'ibigoye cyane niyo wa drawing wanga nta cyo twaye ariko nanone nge draw kuri Arsenal ku munsi wo ku cyumweru nge mbona idahagije ku giti cyane yego uri guhitamo amaburabulizo wahitamo draw ariko nihagije kuko gutsindwa nawe ubona kunganya ariko gutsinda simbona gusa bango na manota gusa byo nyine bikongerera sibyo ndikora nyine n'imbaraga wihaye muri bati sigaye cyane ibindi mikino iri imbere ugiye gukora bene kuri Etihad uzikoreye impamvu simperuka vuba ngira ngo aberuko match vanga baze kwinyibutsa
Arsenal itsindira kuri Etihad Shabero muri Premier League apana utundi dukombe beruka kera pe none ku ngoma ya Pep niho hantu hambere bafite ikintu bita record mbi cyane ishoboka draw barazifite nyinshi n'umwaka ushize barayikoze nigeze batsindirwa draw gusa seshize barayikozeyo draw barayikoze ukumva ariko ikintu bita kuwiningira hariya ntabwo ari ikintu bakunze gukora kenshi ni nayo mpamvu rero nemera ko ushaka gukora ibikomeye nyine unyura mu nzira z'amahoro ariko yindi ugakomeza urugendo Arsenal isabwa wini ku cyumwe mbabarira ngeze impamvu ibindi simbisabwa fra ahantu champion ingostero gutsinde vo ahantu champion ibigeze yego ndabyemera ibigeze ahantu icyo wakora cyose kugira ngo ugumuri imbere ya mugenzi wawe kimataringa iyi Arsenal muri iyi champion isigaje gusohoka rimwe kuva Londres rimwe nyine koko nuko izindi zose ni derby zi Londres cyane no kujya kwa Man City ubundi zabiri gukinira hari Londres ariko nyine nama derby uri kumva uzikifite ama derby ya West Ham iri kumanuka niba hari mari ikajyamo derby ya Palace ikajyamo Newcastle hari West Ham ifitemo West Ham ikajya Crystal Palace West Ham nta gikombe yageze kuyitesha cyari umwaka kwitsinda yego nyine cya Man City yatwaye urukumva kajyamo Palace ikajyamo kandi izo zombi nawe ikajyamo na Fulham yizaza mu rugo ariko yego na Newcastle zaza mu rugo na Newcastle zaza amaye nkawe urumva ko cyane tuba turi turiki nyine urukumva ni match utakizere ko izo match zose wazi maximum gutwara amanota yose yuzuye biragoye kubera ko nimba amakipe mabi ya mbere buriya ahubwo mu myaka ishize itambutse ko Arteta mu cyo gikombe cya champion ahubwo ayo makipe manini izi za Liverpool za Chelsea za Man na za Spurs reka nabwo ari mu ikiremo urukumva buri neze zimushobora ariko amakipe y'Iranda baturanye hariya izi za West Ham izi za Fulham izi za Crystal Palace na amakipe akunda kumugora mu buryo bwose bushoboka yaba ari mu rugo yaba ari hanze bivuze ngo rero n'ubundi style aracyafite fixtures atakizera yuko ari amanota ajya gutoragura byose West Ham igwana ubuzima bro West Ham niyo match ikomeye araweza bari kuri London Stadium iyo match ni ukubwira City yagiye atakaje amanota 2 ku kibuga cya London Stadium cyane urumva ko urugendo cyarimo amaho menshi Arteta nagende tape par tape ngiye nicyo ngiye kumusaba kuko nareba kure kandi uri kumwembekereza ngagenda nganye vu uzise ngiye kunganya ntabyo kunganya yegura buri takaje ariko nayo irabiritakaje kuko Man City sugira zaza ishaka kunganya wapi Man City yo drona izaba yatsinzwe kuri yo Man City irabizi neza ko kugira ngo twari oya nago meza nka Arsenal yego cyane rega ngiye nago wambwira ngo umuntu ni munganya aragusiga amatatu wowe nunganya urasiga amatatu ngumbwire ngo mufite chance zimwe uretse kuba Arsenal kugenda iyi performance yabituma abantu tuyidutaho ariko reka nkwereke impamvu uyu munsi ni Man City uri kumva yego ndaje ko n'abantu iri muri position Arsenal iri ndabyemera cyane uri kumva yego Arsenal twaba tuvuga ngo iramutse inganyirije aha byaba birangiye yego ndabyemera cyane uri kumva yego rero na Man City nayo kunganya na Arsenal byonyine Etihad Stadium ariko tekereza ko Arsenal igeze kujyayo ishaka kunganya iri n'inyuma yayo bikanga subyibuka yego cyane igero dire yavuga ngo bajanga bashaka kunganya natwe kujya Etihad umuntu bita Arteta naza kwishyira kuri pressure ko wangwa I have to ngomba gutsinda wowe niko kure vote ukagenda ukarekura gutya erega gutsinda reka nkubwiye gutsinda watsinda muri aspect zose zishoboka yego ari ugacyura intsinzi ibyo ndabyemera Arsenal ifite ko nitego kimwe cyabiri mu izamu ryawe rya Man City ikarinda iryayo ibyo birashoboka sibyo yize umukino ubwo ushaka twetse ko yabikora kandi cyane turi kujyana neza n'uyu munsi rero nari ugufungura ngo dukine kama mbaye
dushaka rezita yego niyo kandi atansiyo umuntu urawe ni uri muri position kwezereva cyane kurenza umuntu uri mu rugo cyane niko bimeze nuko bimeze kuko iyo tuma 20 ya mbere kipe mu bwa kotsa uko ni kumupira uteye nagwa bihakana sibyo ariko twe tureba iminota 90 n'umusifuzi Anthony Taylor uzasifura no match amaze guha mu ifirimbi icyanditse ara hasi kirerekana iki nimba ari draw rero Pepe akagaho ngo ati murabona yuko n'ubundi kubatsinda bwabo byabananiye iyi kipe ntitugarantisa yuko byabo no mikino igiye kuzana indirimbo isigaye yatsinda imikino yabo yose reka nako dutsindi yacu aho ragase kuvuga ngo buri umwe areba ibyo yego ndabyo umwe areba ibyo ku ruhande bivuze ko itareba ibyo sibyo nibaza nti ngewe iyi kipe ni kure umunsi wa none kicyo kize itakima para polo bahanganye yitwa Man City nizi ngamba bose aho bagiye bazurwana twaranga dusoma ukwezi kwa kane mu myaka itamutse 3 cyangwa 4 ego tugasanga nanga itakaza igikombe cya champion buri gihe kabisa buri gihe ahubwo para polo ya Pep Guardiola we muri kuno kwezi kwa kane cyangwa se gora mu kwezi kwa kabiri nibwo ajya revive nibwo bigitangaza ego izo record zose nizo moments zigatanye no guhitinga mu mitima yo kunza ikipe Arsenal akavuga ati byakongera kuba kora koraga niyo pressure erega nari gutuma ni imikino nayitakaza gucya muri buno buryo cyakoze icyo kintu uvuze equipe ya Arsenal gutsinda City yahita ibapose bidasanzwe ako kantu uvuze ka pressure nibwo numvise point washaka